no kuvuga ngo ntabwo akwiriye kuba yumva amagambo, ntakwiriye kuba gushwa n'amagambo, akwiriye kuba ari umuntu wabanje gukomera akagera ahandi hantu hakomeye kugira ngo abone uko akomeza abantu. Ese uyu munsi pasiteri na pasiteri nibaza bagatongana, noneho abakristo bo noneho bameze ute? Bo bamaranye, byarangiye, byacitse. Kimwe nuko baba bafite n'amahoro. Ntago buriya umweru buriya ngo uturuka ibukuru. Kandi buriya umutwe urwaye ibihimba biba byashize. Ni ibintu ngewe ubwanjye nzi neza ko ari abantu babikanya amabanga, kandi bimwe muri byo bari kubyisohorera. Kandi ibyo bari gusohora ni biki? Ibyinshi natwe tubifiteho nosiyo. Ariko bikaba bitari bifite. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego rero ibihe byiza cyane bakunda nabakurikira ibiganiro byacu, turabakunda kandi turatwifuriza ibyiza. Reka mabwire ngo amahoro Yesu atanga niyo tubasabiye, ni mugira amahoro. Kandi abari mu Rwanda hana abari mu Rwanda iyo mwese mugubwe neza, kandi mukundane, mufatane, mufashanye, mwunganirane, mugirirane umumaro. Iyi ni Impanuro TV, kandi nkunda kuba ndi kumwe na Kiranuka kugira ngo gahunda zigende neza cyane. Mu buryo nk'ubu tuje kuganiramo kumwe n'umubyeyi wambaye neza rwose, nubwo bitaba byoroshye kumubona, ariko aravuze ati kuri iyi nshuro aho ibintu bigeze, ndumva hari icyo nshaka gushyiraho umusanzu kuri ibi bitekerezo abantu bari gutanga, kuri ibi biganiro birimo birakorwa, byamaze gutukisha umurimo w'Imana, byamaze kurenga ihaniro, byamaze gusa naho abantu bamwe batangiye kurenga umusaraba. Ikintu kiriho uyu munsi turi kugarukaho cyane ni ibibazo biri kugaruka cyane mu bapasiteri. Uyu ni pasiteri Ikirezi, akaba mama ibitangaza rwose, Imana imumugisha. Amen. Nuwo nguwo turi kumwe, n'umubyeyi ufite ijambo riremereye cyane. Njya mubwira ati rwose waraburesinzwe kubera ko hari umwihariko ufite mu buryo bwo ari bwo bwose, ko byabikoreshwa cyangwa se ko uritanga. Hari benshi cyane bagira ikintu bakuramo muri buno buryo tugiye kuganira. Abantu benshi cyane bamumenye mu biganiro twagiye dukora ahantu hatandukanye, mu buhamya bw'Imana, Imana igikora ndetse n'imirimo Imana igenda bakoresha ahantu hatandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe cyane, Imana imumugisha. Njya kuvuga nkunda kubivuga, ariko ndabizi papa bitangaza ari burakare. Nabati amavuta papa bitangaza ugenderaho na mama bitangaza, ubona nyumva araza kundakarira kubera ko njya mubwira ati yewe reka ndekeraho, ariko Imana igumugisha. Suza abantu badukurikiye maze aka kanya ibintu bigende neza cyane. Murakoze cyane. Amen. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi abifuriza amahoro ndetse n'imigisha. Amen. Muri kumwe n'umubyeyi w'abana 4, abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe, ndetse n'umutwaro umwe. Yego. Uwiteka rero yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Reka tumusenge rero kugira ngo aze abane natwe. Reka dusenge. Amen. Turi hano kubw'umugambi w'Imana. Mana turagushimye kandi turakunezerewe. Umunsi mwiza nk'uyu nguyu w'umugisha waduhaye, ni yindi mpano watwongereye, ni kado mu buzima bwacu Uwiteka. Kuko hari benshi babashije kuba batakiriho, hari benshi bageze ahacekerwa. Uyu munsi wa none kuba tugihumeka Uwiteka wabigizemo uruhare. Hari byinshi byaduhigaga, hari byinshi biri guhiga abantu batukurikiranye, ariko umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho. Nzi neza ko Uwiteka kuba ukidutije ubuzima hari ibyiza uri gutegura, cyane cyane ko ijambo ryawe ribivuga neza ngo rega nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Nyemera rero Uwiteka ukomeze ureme umutima buri muntu wese uduteze amatwi, ugirire neza imitima y'abo bantu babaye, ishenjaguwe n'agahinda, ishenjaguwe n'ibibazo, abagize ibyago Uwiteka bari wowe bakomeza, kuko biri mu nzira yawe nyagora ku ngoma Imana. Biri mu nzira yawe ujye ubasha gucuramo abantu bawe, kandi iyo ni inzira ya buri wese, ni inzira buri wese azagenda acamo. Niyo mpamvu mbifurije kugira ngo bakomeze kandi ukomeze imitima kandi nababaye. Urakoze Uwiteka rero, nyemerera muri iri jambo umanuka uvugane natwe kandi ukorane natwe by'ubutwari, kuko abakwiringiye ntago bazakorwa n'isoni kandi nubwo bazaba igishungero. Urakoze kuko uri kumwe natwe,
atubere umujyanama, tubere Imana ni muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Cyubahiro ni cy'Imana kandi amahoro abe kubo yishimira. Amen. Kandi ni nabyo koko uyu munsi reka dutange amahoro kugira ngo natwe tubashe kuyabona. Yego. What goes around comes around. Yego. Icyo utanga nicyo ubona. Niba utanga amahoro uzabona amahoro. Ariko niba utanga amahane n'ubundi stili, niba utanga intambara nibyo bizakugarukira. Rero reka kugira ngo tubanye amahoro reka dutanga amahoro. Ni nabyo koko kandi nabyo by'umumaro tugomba kugenderaho cyane. Mama Pastor Yesu maze iminsi akuganiriza iki mu buryo nk'ubu ngubu tugiye guheraho mbere ko twinjira muri gahunda yenda z'ibituzanye, ntabwo turi butinde muri byinshi cyane, ariko hari icyo aka kanya watanga nk'urufunguzo rwa kino kiganiro. Bishaka kuba bitandukanye tugiye kuvuga, ariko kikaba ari ikintu kiri buze kubaka imitima y'ubwoko bw'Imana. Yego. Imana ibaho umugisha cyane. Ntabwo njya guhaguruka ngo nze kubw'ubushake cyangwa se kubw'izindi mpamvu, ahubwo ni kubw'ijambo ry'Imana. Imana iba yanumye, kandi uyu munsi wa none uneze amatwi, si umwe, si babiri, si batatu, si batanu, kandi iyo mitima yose ineze amatwi hari icyo Imana yiteguriye. Iraza kuza kuboneramo umugisha, iraboneramo inama, kandi irasubizamo abantu benshi cyane iminege mu bugingo bwabo. Muri ibi bihe rero ni ibihe bitoroshye, kandi ni ibihe biri kunaniza umugenzi mu nzira igana mu ijuru, aho ukuri ari ikibazo, aho gukizwa nabwo ari ikibazo, aho kwera imbuto ari ikibazo, mbese byose bikaza bikananiza umugenzi mu rugendo. Ariko ijambo ry'Imana niryo ribivuga ngo dushobozwa byose na Kristo ari uduha imbaraga. Uwo twizeye ntabwo ajya akoza isoni, kandi ntabwo ajya dukoza akabarore, ahubwo ajya abasha gusigasira icyo yadufatiye, kuko hari amaraso yatanze ku bwacu, hari imbaraga yatanze. We yarahagurutse, ahaguruka ibizima byananiwe, ahaguruka mbese habuze umwanzuro w'umuntu ugomba kutwitangira, ariko warangije arahaguruka aravuga ngo kubw'uyu muntu njyewe ndahagurutse. Ntabwo rero yazanywe n'ubusa ku buzima bwawe, nta nubwo yamanutse aje gukina, ahubwo yamanutse aje kukurwanira kandi kukubera byose, kuko intsinzi ni iya Kristo ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero mbwira abantu rero muri ibi bihe nibacika intege, hari ibyo bari kugenda bumva mu masosho media. Kera ubutumwa navuga ngo ntabwo bwari bukomeye nk'ubu ngubu, nko muri iki gihe. Kera umuntu ashoboraga kumva ubutumwa bwiza, wenda tuvuge yagiye mu rusengero akumva ijambo ry'Imana, cyangwa se agasengana na komite, agasengana n'abinjinzi, agasengana, ariko hanyuma yataha akagenda muri wa mwuzuro. Ariko ubu ngubu biragoranye ko umuntu ikintu yavanye mu rusengero nagera mu rugo agacomeka nuza YouTube, hari igihe hari byinshi bita bimuvamo bitewe n'ubuhamya hasanze. Ndagira ngo rero mbwira abantu rero ngo nimucibwe intege n'ibyo mubona cyangwa se n'ibyo mwumva, Uwiteka azabe, kandi bariho ikimenyetso ni icy'amaraso. Iryo jambo urizirikane, Uwiteka azabe, kandi bariho ikimenyetso ni icy'amaraso. Kandi umuntu ufite ikimenyetso navuga azavuga ibiri mu ubwenge, umuntu ufite ikimenyetso nakora azakora ibiri mu ubwenge. Ntabwo umuntu ufite ikimenyetso, ntabwo uzamubona avuga ubusa, ntabwo uzamubona tongana, ntabwo uzamubona ajya mu macakubiri, ntabwo uzamubona, ahubwo uzamubona afite ishyaka ry'umurimo w'Imana, kandi uzabona agarurira benshi kugukiranuka bakava mu byaha. Ntabwo rero uyu munsi wa none ntabwo wenda nabivuga kuko niho viziri miragana, ariko Satani afite nawe imbaraga nyinshi arimo arakoresha kugira ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo Imana isinziriye, nta nubwo yigeze isinzira, kuko isinziriye twashira, ahubwo irahari kugira ngo ikore imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Pfa kuba gusa uyizera kandi ukayiringira. Nibyo, kandi nako kuri Imana igumugisha cyane. Reka duse nkaho tugiye kwinjira muri gahunda ya tuzinduye uyu munsi. Turaza kugenda tuganira byinshi cyane bitandukanye, ariko mama bitangaza hari byinshi cyane biri kugenda bitambuka. Bushize twaraganiriye, wari gutanga igitekerezo uvuga uti ntago bikwiye ko mu by'ukuri abitwa abakozi b'Imana bakwishingira, nta n'inyito byaba bifite,
ahubwo mureke dukore icyo amategeko y'igihugu adusaba nicyo amategeko y'ijuru adusaba kugira ngo tube ab'Imana yishimira. Gusa uravuga ati uyu munsi nibwo byaremeze gutyo, hari igihe gucyaha bivamo ibindi bintu. Maze kubonaho ibintu bya Pastor Claude na Pastor Mutesi bigeze, tereka nanjye nshyireho urwanjye ruhare, nibumva bumve, nibatumva bigende gute. Iki kibazo cya Pastor Claude byatangiye kuzamo ibyo kuryamana, ibyo kugira gute, ibi ngibi byo ku ruhande rwawe wabyakiriye gute, bimeze bite? Nkanjye nk'umubyeyi, reka mbe mvuye wenda muri noza wenda y'igishumba, wenda mu y'ububyeyi, kuko yaba iy'ubushumba nyikoreramo ndetse n'iy'ububyeyi nkayikoreramo. Ntago bikwiriye, uretse nanjye ubwanjye n'undi mubyeyi uri hirya ashobora kubyibazaho, kuko hari ibyiciro buriya ushobora gusanga abantu wenda batongana, ukavuga uti aba ngaba baracyari abana cyangwa se aba ngaba baracyari inkundarubyino. Ariko iyo usanze umubyeyi atongana n'undi mubyeyi, uhagararamo hagati ukavuga ngo hoya, ese uri kwigisha iki urubyiruko, uri kwigisha iki abana bawe, abuzukuru n'abandi bose bakureberaho. Kuko pasi buno ibi bintu dukora, ndetse n'abakunzi b'impanuro, ibi bintu dukora by'ivugabutumwa ni ibintu bizagera aho ngaho, tukicara hariya natwe twazajya tureba ibyo twakoze. Ni igihe tuzaba tutagifite imbaraga zo gukosora ibyo mwakosheje. zo gukosora ibyo twakosheje. Birababaje kuba rero waba inaba nicaranye n'umukazana wanjye, yarangiza akambwira ngo ibi ni ibiki, bishoboka gute ko ushobora kuba waravuze gutya mama, ese ubu hanga ntago wumvaga icyo ugomba kuvuga, akangira inama kandi ntagifite uko ndi bubikosore. Cyangwa se umukwe wanjye akabwira umukobwa wanjye, nkabwira uti njye nakurikiranye ikiganiro cya mama wawe numiwe, ni kuri iyi wanyu muteye, ni kuri ya mumeze, nashatse mu muryango umeze gute. Niyo mpamvu rero iyo ugize umugisha ukamenya Imana ikakwimenyekanisha, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nibamara gukomera ntago bazakora iby'ubugwari, ntabwo bazakora ibyakibwa, ahubwo bazakora iby'ubutwari. Kandi iby'ubutwari buri muntu wese yabirebye wese arabishima. Nukuri. Kandi iby'ubutwari birivugira, n'umuntu atarabasha kuvuga iby'ubutwari biba byamaze kwivugira. Abantu rero bazi Imana yabo barakomera, kandi aho bageze bagakomeza n'abandi. Uyu munsi wa none biri kumbabaza, ibi bihe birasa nkaho birimo biradutwara abantu, nyamara twebwe turimo turaseka, ariko ijuru rirababaye, ijuru rifite agahinda, ijuru rimeze nkaho riri mu kiriyo, ntago ijuru ryishimye. Oya, kuko gukizwa k'umuntu umwe mu ijuru impundu ziravuga, haba ibirori bidasanzwe. Ariko kugwa k'umuntu umwe mu ijuru haba ikiriyo, kuko baba bapfushije. None Imana irapfusha mwarangiza mugaseka, Imana irapfusha mwarangiza mukaririmba, Imana irapfusha mwarangiza mukareberera. Ni igihe cyo kurira, ni igihe cyo kuririra umurimo. Uyu munsi wa none hari umukristo yakoze ibingibi turi kubona kuri social media, twamucyaha tukavuga uti gira gutya genza gutya. Ariko no birababaje kumushumba n'umushumba mugenzi we bashobora kujya hariya bakambarana ubusa, bakambikana ubusa. Umwe akavuga bya bindi bitakagombye kuvugwa, hahandi ushobora no kujya kuvuga ikintu ugasohora umwana ukavuga ngo oya, ibi biganiro ntago tubiganira turi babiri n'uyu mwana hari, ahubwo wa mwana we ugiye hanze banze, kuko hari ibintu by'abantu bakuru tugiye kuganira. Ariko birababaje ko ibi bintu biri kuganirirwa hano kuri YouTube, aya mabuye ari kutererwa hano kuri YouTube, kandi byose bikagaruka ku murimo w'Imana. Murimo w'Imana uri kuzaho igitutsi, murimo w'Imana uri kuzaho umugayo. Ntabwo mwebwe mubizi, turi kwica ahashize, turi kwica ahazaza. Habavuga butumwa bari inyuma. Noneho hari kosa buriya wakora, ariko umushumba ni muntu ki? Umutambyi, Bibiliya imwita umutambyi, ni muntu ki?
umwepiskopi nyakuri akwiriye kuba azi kuyobora urugo rwe kugira ngo abone nuko amenya kuyobora iki itorero. Itorero ninde? Itorero ni njyewe, ni wowe, nuriya na runaka. Kandi ngo akwiriye kuba yihanganira abanyantege nkeya. Ni ukuvuga ngo ntabwo akwiriye kuba yumva amagambo, ntakwiriye kuba gushwa n'amagambo, akwiriye kuba ari umuntu wabanje gukomera akagera ahandi hantu hakomeye kugira ngo abone uko akomeza abantu. Ese uyu munsi pasiteri na pasiteri nibaza bagatongana, noneho abakristo bo noneho bameze ute? Bo bamaranye, byarangiye, byacitse. Kimwe nuko baba bafite n'amahoro. Ntago buriya umweru buriya ngo uturuka ibukuru. Kandi buriya iyo umutwe urwaye ibihimba biba byashize. Yego. Kandi iyo umutwe urwaye burya uzarebe akenshi umuntu iyo bamukuyeho umutwe. Nese yarwongera kubaho? Oya. Nese umuntu bamukuyeho kubako ntiyongera akabaho? Iyo umuntu bamukuyeho akaguru se ntiyongera akabaho? Rwose ubuzima bugakomeza. Ariko umutwe yuvuyeho burya biba byapfuye. Kandi umutambyi ni umutwe. Abakristo reka tubare ko ari iki? Ari ibihimba n'ibindi. Kuko umutambyi cyangwa umushumba ni uzahagarara hariya akongera akaremekekana. Ndibuka Imana ibwira Ezekiel iramubwira ngo genda uhanurire ariya magufwa yongera abeho. No kuvuga ngo umushumba yongera kurema ibintu bitari bihari bikongera bikabaho. Umushumba arongera avuga ijambo rikarangurura kuruta uko umuntu wari wese yaza akavuga. Buriya umushumba ni umuntu udasanzwe. Ariko uyu munsi wa none biri kumbabaza uburyo Satani arimo arateragirana abashumba. Byambabaje cyane n'uyu mwanya, ndababaye Mana yanjye, ndababaye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo we na mugenzi we nimugirana ikibazo umusange mwikiranure, nakunanira uhamagara abantu, umuntu umwe aze umumuregere, nakunanira uhamagare babiri, nakunanira uhamagare batatu, nubona byanze aba ari bwo ujya mu itorero. Ntabwo bavuze ariko igihugu ntabwo ubundi igihugu ubundi ni YouTube, ni ibihugu, nta nubwo ari igihugu ahubwo ni ibihugu mu rwego rw'isi. Ntabwo bavuze, ntabwo ijambo ry'Imana ryavuze ngo ujye ku rwego rw'isi, kuko hariya turi kubwira ababikeneye, turi no kubwira abatabikeneye. Noneho turi gutanga amakuru, turi kwitangira amakuru atari meza kandi ku bantu bari bafite n'andi makuru wenda meza. Uyu munsi wa none rero umurimo wa data uri kujyaho igitutsi kandi urimo uragabo biturutse ko agomba kuwurinda. Kandi iyo umurimo w'Imana wamaze kugeraho igitutsi, pasi witegure ko hagiye kubaho inkoni, hagiye kubaho imivumo, hagiye kubaho ibintu bitari byiza. Kuko igihe cyose iyo umurimo w'Imana wamaze kugerwaho igitutsi, abantu bakaba batakiri kuza kwa data, ntuhagaze, wahagaze mu muryango ubangamira bagomba kwinjira. Ahangaho ushobora kumaza ngo se Korode ibyo ari gukora nibyo, se Pastor Mutasi ibyo ari gukora nibyo. Ariko ahangaha nkahagarara mvuga ngiye ahangaho nabanje guhagarara nk'umushumba cyangwa se nk'uko isi irimo irabareba. Ariko noneho ndamutse nje noneho muri nuzano y'igishumba, ntago bikwiriye ko aya magambo bayaterana. Ntago bikwiriye ko Pastor Mutesi mfite icyo mugaya na Pastor Korode mfite icyo mugaya. Pastor Mutesi mu minsi yashize yagize ibyagafusha umukunzi. Yego. Abapase nta no kumwihanganisha ahubwo base bazavuga ati ntabwo yari umugabo wawe. Arangije we kugira ngo avuge niwe wabyikure mu kanwa ko ari umugabo we. Wenda tuvuge ko baje babyuriraho barabisenya byo. Ariko kubisenya ntago bivuze ngo bakomeze bagira ute bamurimireho uburimi. Bamuhindure. Oya. Ntago bivuze ngo
kuba buriya umuntu ukora cyane ni nawe ukosa yego kandi umuntu uvuga arakosa nanjye ahangaha nanjye ndi kuvuga ushobora kuntega amatwi nshobora kurangiza iminota 45 cyangwa isaha wabonyemo amakosa mu byo navuze uvuga ni ukosa kosa ukora hakosa ukora kuko ubundi ntavuze nta nubwo wamenye ikosa ryanjye niyo mpamvu rero tudashobora no kurira ku ikosa umuntu yakoze mu mvugo kuko umuntu ashobora kugira imvugo ariko ikazamo amarangamutima yego menshi yarangiza akavuga uti uyu nguyu yari umugabo wanjye ibyo ngibyo Imana ishimwe rwose mwarabisenye nibyo koko ntiyari umugabo ahubwo yari umukunzi ariko nubwo ari umukunzi yaramufitiye umumaro mwinshi kuko ari muri bamwe baje kwivugira umumaro amufitiye biriya nanabinenga wenda ni umubyeyi wenda arananduta cyangwa se wenda turangana ntago mbizi ariko ntabwo ari byiza kuzana ibintu byose kuri YouTube kandi no gupfa kuvuga kuri YouTube ibintu ntabwo ari byiza kuko ufata ijambo uvuga ijambo ikagaruka rikaza rikagukubita ku munwa cyangwa se bakarikoresha bagukubita ku munwa bakucecekesha ntabwo ari byiza ibintu byose byaberera mu gikari ntabwo ari byiza kuza ngo bigere hano ku mbuga nkoranyambaga kuko abantu tubwira ntabwo bose bashyitse nta nubwo bose babyakira kimwe nugira umugisha wa mukobwa ukabona fiance hariya mbere yo kugira ngo bitangaze banza usenga Imana banza uyoboza Imana inzira ntabwo ari ibintu byo kuza kurata ahangaha cyangwa se ngo tubwire n'akari murore ariko noneho niba byabayeho hari umurongo ngenderwaho niba aje akajya mu marangamutima akavuga uti ni umugabo wanjye ukaza ukamubwira ukamucyaha uti sibyo yabyumvisha nyuma yaho gukomeza ukora ibindi biganiro byinshi kuri we usa nkaho ugaragaye nkaho uri kumukomeretsa uri kumwishima hejuru cyangwa uri kumwishima hejuru kuko ngewe hari abantu wenda bajya bavuga pastor Mutesi kuki wamuvuzeho ukavuga ngo akoze amadivorce ngo agize ate icyo gihe twinjiraga mu myemerere ikindi tukagendera kuri Bibiliya icyo Bibiliya ivuga kandi ntabwo nzafata Bibiliya ngo nkuremo urupapuro ngo kubw'umuntu kuko Priske ntinya amaso ya pasi w'impanuro nkavuga ibyo pasi anshakamo ndimo ndikururira umujinya w'Imana kandi umujinya w'Imana nuza jambo ry'Imana rivuga ngo ndaje kandi sinzaceceka niza izaza mu buzima bwanjye izaza mu buzima bw'abana banjye nizizaza mu buzima bw'umuryango wanjye izaza ku mugabo wanjye izaza muri famiye yanjye icyo gihe pasi ntabwo tuzaba turi kumwe ariko ningendera ibyanditswe nkitondera amategeko y'Uwiteka Imana yategetse imigisha yose zanzaho mu byakozwe n'intumwa mu gutegeka kwa 2:28 umurongo kuri uwo murongo wa mbere niho habivuga neza ngo niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana agutegeka yose imigisha yose izakuzaho ubwo rero iyo mbivuze gutya mba mfite gushyigikira ijambo ry'Imana kandi nanjye hari umurage mwiza nanjye mashaka nanjye gusiga ku isi ntuzamfate rero muri nuze kuvuga ngo uri kurwanya umuntu ngo wavuze umuntu ngo kuki ngo atashaka ngo kuki ngo yabigishubaziko ngo kuki atakongera gushaka pasi nawe ubwawe winjiye mu buzima bw'urushako sibyo maze imyaka 18 nubatse urugo ukabana n'umugabo cyangwa se n'umugore imyaka iyo myaka mvuze kabone naho mwaba n'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 uramuntu aba yagize imbaraga mu buzima bwawe zidasanzwe ugize umwana cyangwa se umuvandimwe agatandukana n'umugore agatandukana n'undi kabiri ushobora kugeraho umubwira uti mwana w'iwacu kuba nabyanze wabiretse cyangwa ugasenga ukumva ijwi ry'Imana niba ari ikwemereye kongera gushaka ukabikora
ashobora kuguhakanya akihuta akabikora atazi igihe Imana imuteganyirije icyo gikorwa. Ashaka kwirukanka muri 2024 akirukanka agashaka, kandi wenda imvugo y'Imana cyangwa se icyo Imana imuteganyaho ashaka kuzashaka muri 2029. Bivuze ngo 2024 azarwana na ya mvugo y'Imana kuko yagiye mbere yayo, atigeze agenda itigeze imugenda imbere, ahubwo yayigenza imbere. Imvugo y'Imana yayigenza imbere, azahangana nayo agere muri 2029 abari bw'Imana itangira gusohoza iby'Imana yamuvuzeho, ariko yahanganye n'iki? N'imvugo y'Imana. Ibyo rero nibyo tuza hano rero tukavuga uti niba wa mudamu we uri muri Amerika, uri mu Burundi, uri muri Kenya, niba ubona urugo rukunaniye, wa mugabo we niba ubona umuntu mutumvikana, Bibiliya iki dusaba niki? Ahubwo banza umenye amakuru ya Bibiliya koko niba uri umukristo, kuko Bibiliya ifite icyo yabivuzeho. Niba igusaba ngo bugiye bumuretse, ubugiye hariya ku ruhande, sibyo? Maze usenge. Wabikoze urangije urasenga Imana irananirwa, cyangwa ahubwo ibyo ukoze ahubwo wiciriye inzira. Uyu munsi wa none turi kubona abantu bicira inzira, akaba ari nabyo bigenda bigaruka hano biza bitukisha izina ry'Imana. Kuba uri pasteri ugaterana n'amagambo na mugenzi wawe, ntago biriya bigaragara neza imbere y'abakristo bayoboye. Ku ruhande rumwe ikibazo kiriho umuntu ashobora kwibaza cyane, ni ku kibazo kijyanye n'ibyo Pastor Claude yakoze, bisa nkaho gukomeza gusesengura no gushimangira ibyo yavuze. Yena twabonye muvuga rimwe akabikora cyane, bisa nkaho byashaka gusesereza. Byanatumye Pastor Mutesi ari naho yaje kuvuga ati uyu mugabo ikindi kintu gituma ngiye nabona akomeza kuvuga kuri bino bintu suko hari ikindi kintu dupfa, ahubwo nuko yashatse kungusha mu byaha mbwira ko nkijejwe ntakora iryo kosa. Ibintu wowe wabibonye gute? Wabivuga hiki mama bitangaza? Urakoze cyane. Yego. Ibi ngibi nari nabivuzeho byo kuba yarakomeje kubivugaho. Ubundi gihe cyose n'umuntu yumugiriye inama n'umuvandimwe yumugiriye inama cyane undi murashwana. Ari uburyo uvugamo ibintu wakongereje wabisubiramo. Sinzi wenda ku bantu bubatse urugo barabyumva. Umugabo cyangwa se umugore ugiye umubwira ikintu buri munsi mugera ngo akabifata nkaho uri umwanzi, kandi wavugaga ikintu cyiza kuruta uko wabivuga ukikomereza ahubwo ukagenda ugasenga uwo muntu ukamusengera. Bimwe wavuze Imana ikazi kabikomeza muri wa muntu. None rero uyu mumama ibyamuvuzweho kugira ngo haze kuza kugera ku rwego aza kuza guturika, noneho biriya byita nko guturika, akavuga kari ku mutima kuko umujinya waramaze kumurenga. Yes, umujinya umaze kumurenga. Yego. Hariya mbifata buriya umuntu wagize ibyago, umuntu yapfushije n'umuntu ari umufitiye runini mu buzima, harimo akantu kihungabana kavuga uti si ubuzima nzabushobora. Yego. Ese ubu buzima noneho ndabushobora runaka ataburimo, sibyo? Yego. Ariko nabwo ntago yakabaye kuba akagira, kuko mbere yuko amenyana n'uwo muntu nekereza ko bamenyanye biri nko mu nzira y'Imana kugira ngo uwo mumara umumarire. Yego. Nekereza ko bamenyanye kuko yari yabanje gusenga, wenda mu masezerano Imana yamubwira guti nzagucira inzira mwana wanje. Ishobora kuba itaravuze ngo si umugabo wawe, ishaka kuba itaravuze uti ntimuzabana, ariko ikaba yarigeze kumusezeranya inyuriye mu bahanuzi cyane nawe imunyuriyeho, ikamubwira uti nzagucira inzira mwana wanje, nzaguhuza n'umuntu w'umugisha. Haleluya. Nzaguhuza n'umuntu ukugirira neza, aguhindurira ubuzima. nzaguhuza n'umuntu mbese ugukura muri ubu buzima kuri iyi tekeri cyangwa ubu butayu wacagamo, aguhoza amarira yose wari. Aguhoza amarira, kuko ntabwo umugabo wenyine ari we waza ngo aguhoza amarira. Uyu munsi nshobora kuba ndimo ndarira wenda ndizwa na minerivare z'abana, nshobora kuba ndimo ndarira wenda ndizwa wenda n'ikintu runaka wenda kisaba ubushobozi. Hakagira umuntu Imana ihagurutsa uwo nguwo yaje akagikemura. Burya umuntu bamojeje iki?
amarira abantu ntago babyumva. Noneho Pastor Mutesi ari muri ako kahuge ko kwibaza ngo se uburyo nabyukaga mu gitondo nkasiga umugati na bureba kandi hari umuntu byari biriho nka kondisiyo yego ko ari we wabyohereje kamaze uti se mwariye n'abana ese ninde uzongera kubimbaza. Ako gahuge kakaba ariko na Pastor Claude nawe mufatiraniyemo akavuga nanjye nkubabaze kubera ko hari ibyo wanyimye. Noneho ibyo ngibyo rero bimanye yego ntago byakabaye kuba biza hano kuri YouTube yego kuko ari Pastor Claude icyo gihe yari umusore mu buryo twakwita ngo yari umudivorce. Okay, yari umudivorce. Na Pastor Mutesi nawe yari umudivorce rwose bose umwe yari umugore adafite umugabo undi ari umugabo adafite umugore. Ubundi aho biva bikagera uburyo babyisobanuramo ngeyo sinya njya mu matiko cyangwa ibiki sinya nakunda bura no gukurikira burasaga zawo ibintu ngiye biriho ibiganiro ngiye bitari bunyerekeze kuri Kristo biri bunkure mu mwuka biri bunkure mu mavuta ngewe rwose sinya nkunda no kubikurikirana nshaka gukurikirana ikintu ahubwo mvuga ngo hari mirihe somo naza gufata uko nakugisha abantu yego hari mirihe somo hatazagira n'undi muntu uzarigwamo cyangwa agakora iryo kosa. Ngewe nakwicara nasanga hari mikosa nanjye nakora cyangwa se nakoze nkahera aho ngaho mpinduka hariya ntago bakagombye kuza kutubwirana uburyo basabanye kuko ubuzima bwabo niba twabwumvishe neza n'abantu babanye n'abantu basangiye akabisi nagahiye birababaje ko umuntu mwaba mwarasangiye tuvuge mu rugero Pastor Claude akajya kwa Pastor Mutesi akamutekera agafata amafaranga akayamuha Pastor Claude nawe agafata amafaranga nawe akayaha Mutesi yego kuko Mutesi hari aho yigeze kubyivugira uti ni note nkuru mu note abafite amame nkuru yajyaga amame nkuru aho ngaho niba urwo rwego barigeze barugeramwo umwe akaba yahwa mugenzi we buriya umuntu buriya waguhaye abagukunda nukuri kandi abakwifuriza amahoro abakwifuriza gutunga nawe gutunga nawe uko buriya urukundo narwo rw'amagambo rutarimo ibikorwa ruba nta kigenda nta kintu ruba rumaze na Bibiliya irabivuga yego gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa n'urwo rukundo rwose rudafite ibikorwa nta kintu biba bimaze yego ariko aho ngaho bari babanye neza nyuma haza kubonekamo akantu akaba aribwo baza kutubwira ibi bintu urumva bageze aho bahishanya ibintu yego bagera aho twebwe baduhisha ko batabanye neza kuri kamera bakatwereka ko babanye neza bakaturyari kandi ngo amafaranga yishyuye kugira ngo ibintu bigende kuri twe turababaye ahubwo aba bana ahubwo turi kubwira ibi nabwo barababaye kuba mwarazaga mukabereka ko mubanye neza kumbi hishyuwe amafaranga yo kugira ngo mwerekane ibintu byiza niho rya jambo ngaruka nkavuga ngo icyakorewe mu rwihisho kizaza ku mugaragaro nta cyakorewe mu bwihisho kitazashyirwa nta na kimwe kitazajya ku mucyo kuko ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe nyamara nzabishyira imbere yawe byose uko bikurikirana byakagombye kuba rero bibababaza bose ahubwo byageze ku mugaragaro ya buri wese uko bikurikirana kuko igihe babaniye mu buryarya ni kinini igihe umwe yaryaryaga umwe akabika amavideo y'undi ndafata amajwi nawe yabika undi ajya ku munyamakuru amwishyura uti kora ibi yego nawe usohora ibi ni ukuvuga ngo aho hantu ntabwo iyo mitima yari imeze kimwe ntabwo yari ihuje kuko ngo ababiri bahuje umutima Imana irabasanga abo bantu rero ntabwo bagendanaga bahuje umutima niyo mpamvu Satani yaje irabasanga irangije irabaganiriza batangira gushwana aha hantu rero mbwira abantu rero niho ngaruka ngewe mbwira abantu ngo rega indangagaciro ya Gikristo yego niza gutoza uko uzagenda niza gutoza uko uzavuga buriya Pasi biragoranye ko Pasi nagirana nawe ikibazo Pasi ukongera kumva nanga tutaragikemura ngewe nzanga hanseke n'imbere ashira ni ukuri kw'Imana Uwiteka aranze uko yandemye uwo mutima ntago nkugira
njyewe n'umugabo wanjye dufitanye ikibazo sibyo ndakubwira nishari ngwino tubanze dusase inzobe tubanze tuganire apana kuza kujya kwereka abantu ko ibintu ari byiza kandi ari bibi ngwino nyuma wenda ukaza wenda kugira ariko waciye bugufi ukanyereka ko ushaka ubwo bwiyunge bwanjye nawe ariko kuzavuga ngo ngiye kwiyoberanya ntago bijya bibaho mu buzima bwanjye kosa rikomeye ni ikosa kandi n'Imana na Bibiliya irabivuga urumva na Bibiliya ibivugaho ibintu by'indyarya kavuga ngo nimukabindyarya ntimukagendane n'indyarya ntimukicarane nazo urumva umurundi we niwe uvuga niba ngo umubika mu nzu ngo yarangiza akagira ate abarundi baduteze amatwi baze kuza kutwibutsa uwo mugani buriya igihe cyose ubika ikintu kacyorosa kirya gihe kubyorosa hari harimo hiti hari harimo icyubahiro hari harimo uribuka ko uyu mubyeyi ari nabyo nimo ndamagana mvuga ngo mumubabarire mumurekeraho nagenda tuze atunganirwe mama Darirene mama Daringi nagenda yibereho anezerewe kuko buriya pasi hajya habaho ko umuntu niyo umusesereje cyane izi social media amagambo buri umuntu utarahura n'ikigeragezo cy'amagambo buriya ni uvuga umuntu wahuye n'ikigeragezo cy'amagambo buriya bazi uburyo amagambo agira imbaraga uzi gufungura buri nuza yose ugasanga umuntu ni wowe uriho tamuneri yose ugasanga ndi wowe uyiriho buri kinyamakuru cyose gishaka gukora inkuru ugasanga ni wowe noneho muri famille yawe uhinduka igicibwa mu muryango wawe noneho n'abana hari n'igihe baza bakazanya bicara akavuga hako se mama nawe ahanga nawe wakoze amakosa nako se papa nawe aha nawe ni wowe wabiteje ugasanga n'ibitari ikosa bigaragaye nk'ikosa ndi kwifuza ko rimwe navamo no kwiyahura Mutesi yarabivuze yaravuga ati umuntu yakubuzima hejuru y'ibintu nk'ibi Mutesi yaratoboye yaravuga ati ibintu kurodakora nk'ibi bimureberera hari umunsi azabikora umuntu umwe akaba wazanye kundi kona amaraso aramenetse mu muhanda mu byita ibikino ati ko Korode afite ubugome bwinshi cyane byatumye agarura agatima nibuka cyagiye nawe wigeze kuririra ati Korode twangaza agira atatujyane mu nkiko aduhimbira ibyaha ndakase bazabaza mu bitangaza ubugome Mutesi yavuze kuri Korode ko nzi ko nabo bigize kuburira ese mu byukuri koko ibi bintu turabihuza gute Korode ni umugome koko ese Korode nta muntu urashakira ikintu kibi ku bantu igihe cyose ahantu hose kuko si mama bitangaza papa bitangaza bazi uko nabyibuka maramwarize kubera mukibara ko imyanzuro y'urukiko celebration mwakoze muga ati Imana iradutsindishije amavigo ngo yahoraga imasaka ku rugo hako wanzura musozi wa Masaka Korode yarawivuze bigenda kuri ese koko Mutesi ari maririza cyangwa ko kubugome Korode bavuga Korode yarabukoze erega nta muntu ntibazakubeshe nta muntu utakaburya atatewe nta muntu utagatababaye rata kandi nta muntu ujurira buriya atamaze gushenguka atashize oya ntawe ari nayo mpamvu mpagaze hano nje kugira inama bano bombi uvuga ati Mutesi kuko Korode wenda ibibazo twagiranye nawe ndashima Imana ko yamushyizemo umutima wo guca bugufi akavuga uti pe nanjye kubona umudamu arira n'umugabo nanjye byarambabaje mumbabarire n'Imana inkureho iki umuvumo n'umugayo kandi pe twaramubabariye ubu ni inshuti yacu aduhamagara kenshi umva n'umubyeyi nkunda cyangwa bari kwakubivuga ngo atongera akazi karuka oya n'umudamu wa Imakire ntabwo ngerega murabizi nge sinya ninya umuntu ngo mvuge ngo umuntu ngo gutya ngewe nshobora ngiye no guhorwa ubutumwa bwiza yego nakubonyeho ikibazo ngewe nkuvuga ukuri kuko ibi bintu bari gupfa yego turi mu bantu bashatse gushyira ukuri hanze mbere y'ibi bintu tuvuga utariko aba bantu bararyaryana ariko aba bantu bafitanye ibibazo ukareba ukabona harimo akantu imbere nubwo ibi bintu muza mukabihisha mukatwereka inyinya ariko ibi bintu birimo ikibazo birimo akantu ibi bintu bifitemo bifu aho hantu dusa nk'abafunzwe iminwa muri icyo gihe ribu bahagurutsa
nuza amakomfikasiyo ibintu birashyuha mbese birakomera kandi ntabwo byari bikomeye ariko Rode gusa naba bose bari babirimo n'abamutesi ni ibintu bari barimo barabizi barabisobanukiwe Mutesi hari video hari amajwi yigeze kunyihera ubwe ibi bintu by'amajwi bagiye banabireka yigeze kuyanyihera abwira njyewe n'umugabo aratubwira uti hari ibi bintu nimutabireka muzashiduka hari ibintu bitagenze neza ku buzima bwanyu nyuma azana kuza n'umwana mwiza urumva arababuriye nyine nkaho nyine hari ikintu kibi nyine yazagira ute yazakora ariko bitwara bari baramusesereza ubwo oya ni ibintu byashize kandi ibintu byarangiye kera ntago ari ibintu byabaye ubu ngubu si n'ibintu bibaye ubu ngubu ni ibintu byabaye kera cyane ibyo bintu twaje kuza kubikiranura birarangira ariko iyo saga yari irimo bose bari bayirimo baturwanya tukavuga utari ku ibi bintu aha hantu twarinjiriwe uyu mwuka nusenyuke nshima Imana ko ibintu bigeze ahantu nkanga hakomeye Imana yihagurukira ikaza ikerekana ukuri kwabyo turi kwifuza ko aba bantu bongera bagaruka ku gicaniro bakiyunga nukuri nibiyunge nicyo kintu kizadushimisha nkuko twiyunze na Korode Papa bitangaza akaba avuga uti Korode asigaye agenda yisanzuye ni inshuti yego nawe akamuhamagara uti uremewe uri inshuti yanjye nukuri pe aba bantu byashoboka ko biyunga niba mu ntambara muri jenoside yakorewe abatutsi niba barongeye bakiyunga sibyo abakoze ibyaha bakiyunga nabo babikoreye bakaba basabana umugeni niki aba bantu cyabaye hagati yabo kitatuma biyunga yego ese ubundi umugore ahava akagera noneho siritono no ku mugore udafite umugabo we ku mugore udafite umugabo we uwari wese umurebye aba yumva nyine yamusaba ibintu ntago ari intambara Mutesi yarwanye wenyine nawe warayirwanye ntabwo nigeze mbura umugabo oya ariko umve ntabwo umugore wese umva ukunega amatwi ufite umugabo udafite umugabo ntabwo ashobora kugenda hariya buri muntu wese iyo amubonye amutekerezamo kumusaba kuko niba bayumva ko ariyo nyota akennye niba bayumva ko ariyo nzara afite ntago mbizi kandi n'umugabo nawe udafite umugore ijambo nawe ribo mu kanwa ke abenshi noneho mu bapagani bo noneho abo twita abapagani ni ijambo rivuga mpereza uyu munsi rero niba yaragize umugisha akaba ataramuhaye ndawita umugisha kuko ubu yaba barabihanye ibyo bintu uva haba hahiye haba havuyemo n'ibindi none niba yaragize umugisha akaba atamuhaye ni ibiki bindi baje kutubwira ubu se umukobwa wese cyangwa umugore wese ajya kuvuga bamusabye n'abayigize ute ubu nawe zo bavuge none se umuntu ashobora no kugira gutya akidumbukiza mu gitondo cyangwa kugira ngo Claude nawe abahagize kuriya nawe yari ya bigenje uko Mutesi byagenze oya wabene naba mubeshyeye ahubwo ndashaka ahubwo kwibaza uyu munsi wa none kugira ngo umuntu agere ku rwego akubwira ngo mwaganiriye iki nge ndi kwifuza ko mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana kandi ndi kwifuza ko musiga inkuru nziza imusozi ikindi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabazwa iritarano uko byagenda kose ibi bintu dukora bifite ahantu bizabarizwa ubikore neza uzabibazwa ubikore nabi uzabibazwa umugani w'abakobwa 12 bagiye bafashe amatarano abakobwa 10 bafashe amatarano yabo bamwe barayabika abandi barayacana bizigama amavuta ngwe yasahageze ababaza amatarano uyu murimo rero dukora rero tuzawubazwa rwose kandi uyu munsi wa none mfite abana ufite abana nawe afite abana ibi ngibi biri kuba ubu ni ibiki turi kungura abana
ese ubu ko ndashima Imana ko muri uko ari babiri nta n'umwe ufite umwana uri munsi y'imyaka 20 muri bose barahari nabo bafite abana bakuru cyangwa 18 wenda oya bafite abana bakuru bose badarene bangana bose batoya si batoya bangana gute hari abana ko ari bakuru umwana urangije secondaire afite imyaka ingahe uwo mwana afite kumva aya magambo ngo mama baramusabye ku bintu mu izina rya Yesu ngo zibyo nibiki uyu mwana akeneye kumva ibi ese ubwo muzi ko muri kwica abana muri kubicira inzira ese uriya ni wa mwana wa mudamu basabye ibintu ese uyu ngo ni wa mwana wa mugabo wasabye ibintu umupasiteri mugenzi we ngo akabimwima ngaho ibaze rero ngo bari muri office ngaho ibaze ngo bari mu bakozi bagenzi babo umwe akarihwihwisa ari inyuma undi akarizana undi akaza bikikubita kuri wa mwana ni ingaruka mutazagarura kandi zizakomeretsa ibibondo kandi nibibakomeretsa bizatuma nabo batanga uburere butari bwiza mwababyeyi mwe mwihangane ubundi umugabo niba gusabye ukagira umugisha ntumuhe ni Imana yagufasha wowe ntiwabyishoboza ni Imana yagushoboje kuko wenda irahagutambukisha cyangwa se n'ubutwari bukuri bwo urabutanze ariko noneho wiza kuvuga ngo yaransabye sinamuha ibyo se nikiye gisobanura ariko reka nkubaze ikintu inkuru suko basabye nibahabwe ahubwo inkuru yari kuba ivuga ngo Pastor Claude yansabye ibintu ndabimuha none niyo mpamvu kubera ko yabonye ubwambure bwanjye niyo mpamvu anyirirwa ariko ni andimiraho uburi yaravuze ati iyo umugabo wese ashatse ibi bintu ntabikuboneho ahora kugendaho mu gihe runaka ashaka anayo byatumye Pastor Claude ngo dagenge Pastor Mutesi nose kuki mu banyamakuru bose bari mu Rwanda n'abantu batanga itekerezo b'abasesenguzi kukinda Pastor Claude ari wikije ku kintu cya Pastor Mutesi akajya gusesengura naho babanye nuko bakuranye n'ibindi bintu byose Pastor Claude n'ukubera icyo ari we muntu wabitinzemo akaba nawe uvuga icyo kintu kuki se atakivuze kuri bandi banyamakuru bari bahari bamuvugagaho ba Ezekiel n'abandi nk'abo bose bamuvugagaho kubera iki yavuze Pastor Claude ikibazo cyabayemwo ngewe mbona buriya nuza mikoro burira ryoha umuntu utarayikoreraho buriya najya yituriza iraryana ahubwo mucire birarura abantu banje bariko benshi bagarurwa n'ibyo bavuze bagarurwa n'ibyo bavuze ahangaha twavuga ko yaryohewe na mikoro ariko nanone aba bantu n'abantu babikanya amabanga menshi kuko Mutesi n'abantu babikanya amabanga nanjye fata mikoro mvuga ibyawe n'abantu babikanye amabanga ni ibintu ngewe ubwanjye nzi neza ko ari abantu babikanya amabanga kandi bimwe muri byo bari kubyisohorera kandi ibyo bari gusohora ni biki ibyinshi natwe tubifiteho nosiyo ariko bikaba bitari bifite nuza yo kuba byasohoka mu bantu kubera ko nawe wari ubifitiye iki uburenganzira kuvuga iby'abandi yego kuko reka nkubwire Pasi niba habaho ikintu kibabaza ni ukubona umuntu yica umurimo akagaruka kuri kamera akigira mwiza akaba umutagatifu uzi byabereye mu mahanga ni ukubona umuntu aza ni ukuvuga ngo ikintu mu buzima cyica umuntu muri roho cyangwa mu mwuka akagenda kumva hameze nk'ahantu harimo urusebe rw'urufunzo rwanze gukira ni ukubona umuntu agenda hariya ahantu gutya pembeni agakora amabi akaza kuri kamera akaba umuntu mwiza noneho ikindi noneho gitangaje abantu bakamwizereramo abantu bose bakavuga oye njya nkunda kubwira abantu ngo niba ubona abantu bakwemera injira neza mu mwuka umenye ngo mu mwuka Imana iranyemera cyangwa nibya bwa burya bwa Satani dukangisha cyangwa se buriya nabimuku buriya hari ijambo ajya kunda kumbwira akambwira ngo abantu benshi bakunda inyama yabaye umuranzi kuko niyigira amasazi usanga ahantu busheri kifite inyama nshyashya nta muntu ushobora mbese baraza bakagura ariko
ariko ahantu kuko nta sazi yiriho, ariko kugira ngo uzamenye ko iriya busheri icuruza inyama mbi usanga hariho amasazi menshi. Turebye neza twasanga aba bantu bafite icyubahiro, aba bantu bafite kuvugwa, cunga neza, urasanga baramaze kuba imiranzi mu buryo bwo mu mwuka. Uri kubyumva? babitangaza none nabishyize ahabona. Baramaze kuba imiranzi mu buryo bwo mu mwuka, noneho babona abantu bavuga rabe rabe rabe. Yesu ijambo yavuze, yego, yaravuze ngo muzirinde cyane nimubona abantu bose babavuga neza cyane, nimubona abantu bose bavuga ngo amahoro amahoro, nimubona abantu bose babakunda, kuko inzira ijya mu ijuru hasi irafunganye. Ubutumwa bwiza bwa Kristo harimo gutsira, ubutumwa bwiza bwa Kristo harimo kwihanisha, ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kandi iyo wihanisha abantu kugira ngo uzabone abantu bavuga ngo yego nibyo koko, ni gake. Ariko umuntu umwe, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe bahuje umutima banyambaza, ndamanuka nk'abana nabo. Abantu bicaye bahuje umutima Imana irabasanga. Ariko naho mama bitangaza abantu banyuzuraho ari benshi, ariko Imana itanyemera izasenyura ibyanjye, izasenya amahoro, izavuma ubuzima bwanjye, izavuma abana banjye. Dore Bibiliya uko ibivuga hano muri Maraki, wenda mutagira ngo wenda ndimo ndabyihimbira, hari n'abantu tubwira batajya basoma Bibiliya ahubwo bakunda gusomerwa. Haravuga ngo nuko rero mwabatambyi mwe, iri tegeko ni mwe nditegetse. Nimwanga kumva mukanga kuryitaho, nimuhesha izina ryanjye icyubahiro, nzabavuma. Wa muvumo ndetse n'imigisha yanyu nzayivuma. Nako maze kuyivuma nuko mutitaye ku itegeko ryanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ni njye wabivuze Pasi? Dore nzahana imbuto zanyu ari mwe mu binteye, aya masaga nibayarekere. Uwiteka adahana imbuto zabo. Urumva Pasi? Kandi nzabasiga amayazi ku maso, n'ay'ibitambo byanyu muzayoranwa nayo. Ubwo nibwo muzamenya ko ari njye wategetse iri tegeko nkariboherereza, kugira ngo isezerano nasezeranye namwe ridakuka, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Isezerano nasezeranye nawe ryari ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe. Ntabwo Imana yabagize abashumba kugira ngo baze bayisuzuguze, ntabwo Imana yabagize abashumba ngo baze batubwire uburyo bari bagiye gusabana ibitsina, ntabwo Imana yabagize abashumba kugira ngo baze batubwire uburyo bari bagiye guhura mu marogi, ahubwo Imana yabagize abashumba kugira ngo baze bavuge ubutumwa bwiza abantu bihane. Ntabwo ibyo ngibyo ari by'Imana yabatumye. Ngo maze aranyubaha, ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. None uyu munsi ibiri kumvikana nibyo gukiranuka cyane ibyo gukiranirwa. Umva kanwa k'umutambyi amagambo ari kukavamo. Umva kanwa k'umutambyi katumye na kari murore kavayo. Na bimwe bari barabitse, na bimwe bari barashinguye hariya ngo pi, no munda ngo pi, bigatuma bivayo. Yesu ubu ntibibagiwe isezerano basezeranyijwe, ntibatatiriye igihango cy'itegeko ry'Imana. Nimumbabarire mugaruke, Uwiteka nawe arabagarukaho, nshuti z'Imana. Hano muri Danieli haravuga ibice 11 umurongo wa 32, haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Abaca muki mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga. Ni ukuvuga ngo izi message mubabwira ngo yo ngo nimukomeze, ngo nta kibazo, ngo nimukomeze, ngo mutwihere, ngo mutwihere show,
barimo mbese murimo murasheshengwa. Rimwe na rimwe abandi bakaza bakavuga uyu ngo ari mu murongo, ngo ari mu murongo. Hoya, ni muhagarare nk'abashumba, nk'abatambyi. Nimwice isezerano, ntimwice isezerano, kuko ibi ngibi dukora nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari ubuzima. Ndagira ngo mbwire Pastor Claude, turiza aho ngaho. Ceceka, wa mubyeyi wenda kubaha kandi agukunda, ceceka. Ceceka pe, ibyo wavuze birahagije. Nawe mama Pasteur Mutesi, nawe turisi, nihagire ibindi muzamura. Dore byari bigiye kurangira biriya byarura rugendo rwa Rusagara yigendeye, ntibyari bigiye kurangira. Mutesi nawe ngo aragiye gutoroka igihugu, noneho mbabajwe kuko ngo yabonaga ibintu bigiye ngo no kwiyahura byagiye kuzamo. Ngewe kubera ubugome bwa Pastor Claude, iyo abantu bashwanye bavuga byinshi, kandi buri umuntu ubabaye avuga byinshi. Ushobora n'umwana wawe ushobora kuvuga amagambo mabi kubera ko yakubabaje cyangwa se wababaye, ariko nyuma waza kuva mu mubabaro kavuga uti nuko nari mfite umujinya. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo umuntu ufite umubabaro avuga iby'umubabaro, kandi ufite ibyishimo nawe akavuga ibyishimo. Nimureke ejo bundi Pastor Mutesi tutamubura mu byita imikino, ubigeze bica uko mukomeza mukora ibi ngibi, hari n'igihe na Satani nawe yategura ibindi. None sarakina kavuga uti reka niba umugona abantu mbona basinziriye mbibemo umuntu. Kandi atekereza ko Pastor Claude wese wakwishima uwo mubabaro we wazawukira, icyo gikomere we wazagikira, abana bese bazakubabarira. Reka rero nimureke rero dukora ibintu biri mu butumwa bwiza. Ngiye buriya akenshi buri uzambona buriya mu butumwa bwiza, ni ukuvuga ngo uyu munsi Pastor Mutesi niyisengere, nashaka Imana. Ngiye niba namuvuzeho mvuga kuri Bibiliya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwepiskopi nyakuri, ubwo ni umutambyi, akwiriye kuba azi kuyobora urugo rwe. Iyo utandukanye n'umugabo cyangwa n'umugore, ntabwo uba ukizi kuyobora urugo, sibyo? Nabo kandi bagaruka batubwira uti naratsinzwe, kandi ko kuba watsinzwe kuko habayeho kwihanganirana kumwe muri mwebwe uko muri babiri, ntago mwatandukana, ariko habaho gutsimbarara, umwe niyihanganira undi. Siritu noneho ingo zo muri iyi minsi zo ziteye agahinda, zirababaje. Umwe aravuga uti wacu suko nguko twebwe tuvuga, umwe aragira gutyo uti uzaperereza umwana w'umwegakazi, ngewe ntabwo tujye tuvugirwamo, nta nubwo ushobora kungaruza umuheto gutyo. Undi nawe uti uzaperereza iwacu, mu bagabo b'iwacu ntawe ujya avugirwamo n'umugore. Ugasanga bahise babikemurira he mu karere bagiye gusaba divorce. Ibi tubikomeje gutya nta muryango ejo twazagira, tubikomeje gutya twasanga n'ibisekuru. Kuko mwirinde mumenye ko habaho karande. Uyu munsi wa none izi ngo ziri no gusenyuka, usanga ari za karande zo mu miryango. Ugasanga ushatse umugabo, nawe mama wawe ari umugore wa 7. Yesu we. Ugasanga ushatse umugore, nawe papa wawe ashatse abagore 3. Noneho wagera mu rugo wa mugabo agatangira gutega nkasiko, agatangira gukora nk'ibyo siko yakoze, nawe akagushakiraho abandi bagore. Iyo utarisobanukirwa ngo umenye ko karande zibaho, wirukana uteshe ukubite, umudayimoni aguruka guhunge. Nukuri karande iragendeka kubundikira, kandi yo mpamvu ubona basenya rimwe, yajya mu rwa kabiri yarasiko ari rwaboneramo amahoro rukanga. Niyo mpamvu rwa kabiri arujyamo narwo rukanga, akajya mu rwa gatatu narwo rukanga. Ni karande, kuko ntabwo wishe ikibitera, ahubwo wishe cyabitera. Kandi aho kugira ngo upfuke umunwa w'inozi, aho kugira ngo wice inozi, ahubwo wapfuka umunwa waho izo nozi ziri guturuka.
abantu benshi rero ntago bazi iki kintu. Iyo muza mubabwira ngo nta kibazo ngo naho ngo wajya mu rugo rwa 5 ngo n'urwa 7 ngo n'urwa 10 ngo apfa kuba ngo ukomeza kugerageza ngo amahirwe yawe azagwa. Oya, abashumba turavuga ngo senga, menya ikigukurikirana, menya ikikuziritse, menya igituma utubaka, menya igituma umugabo akubwira ngo ntacyo umaze, menya igituma umugore akubwira ngo urimbwa, menya igituma umugore ahaguruka akagukubita. Bimenye niwinjira mu bisekuru ukamenya amateka yiwanyu, uzasanga nasiko ariko yarameze, uzasanga nasiko na nyoko umwe yarambaraga ikabutura undi akambara isengeri, bagaterana imbabura bakajya hanze. Numenye ibyo ngibyo kiwanya ariko byari bimeze, urapfuka musenge, urapfuka muhamagara Imana, ureke kwirirwa ahubwo kuko uzazimarisha amaguru. Uzagenda uzigeramo bimeze nko kwigera umwenda uri mu isoko, bakuzanira ishati ukayigera ukavuga ngo ahangaha ngo mu maboko nage nkwira. Hose uzajya ugenda wigera, uzaruhuka. Niho hari guturuka impfu nyinshi, niho hari guturuka indwara z'imitima, za kanseri, za depression, abantu bakababaga mu bwonko. Naho ngaho umushumba nyakuri, bwiriza abantu kuri, ubabwire ngo mwihanganirane. Mfite nosiyo mu kwihangana, narihanganye birakunda, narihanganye ibyanye mbibwira Imana birakunda. Narapfukamye mbwira data, namubwira ngo dore nta data mfite nta mama, ariko ni wowe se w'imfubyi ukamugaba wapfakazi. None waza ukanyubakira ko umubyeyi mwiza ashigikira umwana yabyaye. None waza ukanyubakira umugabo nanjye akankundwa kaza. Ni ukuri data arumva aho uri hose umenyeka kumva. Wasenga uryamye arumva, wakwicara hasi arumva, waba uri muri dusha arumva, ahantu hose uzamusengera data arumva. Yarumvishe nanjye araza nanjye amoza amarira. Niyo mpamvu yo nkubwira ngo ihangane, nkakubwira ngo hoya wikwirirwa ugenda. Nta nubwo ni ibintu biba bitanahesheje Imana icyubahiro, ni ibintu biba bisebeje. Uyu munsi wabaye umugore wa runaka, uyu munsi wabaye umugabo wa runaka, uyu munsi byagenze gutya. N'abana bacu turi kubaha igisekuru kitari cyiza. Reka rero tugaruke imbere y'Imana, nayo izatugarukira. Shuti z'Imana, ntabwo ari Mutesi gusa nabwiraga mugira inama cyangwa se Pastor Claude gusa, ahubwo hari n'abandi bari kurwana intambara ziri bucece mu itorero runaka, mu badiyakoni, mu bapasteri hariya mu mabiro. Aho ngaho aho Imana yagushize ugomba kuba ijwi rya Kristo, ugahamya Kristo kandi ukavuga iby'ukuri, aho kugira ngo uvuge ibigumura abantu ku Mana. Ahubwo wihagarara mu muryango ngo ubuze abantu kwinjira, ahubwo gira abantu inama kandi ubasengera ubahesha umugisha, kuko uri umuhesha w'umugisha. Kano wakawe kakwiriye kuvamo umugisha gusa, ntago gakwiriye kuvamo gutukana, amatiku, ibiki byose, ahubwo gakwiriye kuvamo ibyubaka. Imana ibaha umugisha. Yenda abantu bashaka kuvugana na Pastor Kirezi, nimero ya telefone kugira ngo unasubire mu cyano radukurikiye, ubundi ibindi tuzongera tugaruke kandi Imana igumisha ku mwanya waduhaye. Pastor, murakoze cyane namwe, Imana ibaha umugisha. Nimero zanjye ni +250 788 69 3082. Izo ndizo nkoresha kuri WhatsApp +250 788 69 3082. Nizo nkoresha kuri WhatsApp. Imana rero iduhana umugisha kandi Imana ikomeze ibiteho. Reka dusenge. Mana, turagushimye kandi turakunezerewe. Ni ukuri ni by'agaciro kenshi kuvugana nawe kandi tukavugana nawe mu ijambo, mu humuguro ndetse no mu bundi buryo bwose washatse cyangwa washimye. Nyemera buri muntu wese duteze amatwi, nyemera ahabwe umugisha nawe. Uwiteka uba ari weho uza hagati y'imitima ibabaye cyangwa ikomeretse, uba ari weho uza kuyomora. Nyemerera uwagize hasitaza mugenzi we, Uwiteka uza ari weho utanga imbabazi kandi uba ari weho uza kumenyekanisha ijambo ryawe ry'ukuri mu mitima ya benshi. Buri muntu wese wari uduteze amatwi, nyemerera umuha umugisha. Wari ufite ibikomere by'umuryango, wari ufite ibikomere by'ubuzima, wari ufite ibikomere
byemere byo mu mafamiye aho yashatse cyangwa aho yashatswe, nyemere ube ari we uza kubahuza Uwiteka. Ngwino ukora ibikwiriye kandi ibyo ushaka Uwiteka, ngwino wongere gukwatsa umuriro ufatika mu buzima bw'abakozi bawe, ubashyiremo rwa rukundo rusha, ubashyiremo bwa bumwe bwabagaho kuva kera igihe Elisa yagendanaga na Eliya, umwe yajya kumukurwaho akamusigira umwitero. Nyemerera buri wese Uwiteka, Kalebu ndetse na Yosuwa uko bagendanaga, abari gukomeza kugendana n'abakozi bawe muri iyi minsi, uduhe guhuriza hamwe, uduhe urukundo, buri muntu yifurize mugenzi w'icyiza, imbaraga zo kuryaryana zose ziteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka kuko uje kubaka kandi ukarema ibikwiriye mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.